igihano? njyeweho igihano namuha ni kimwe, kuko yarangije gupfa buriya. ntago buriya bahana ngo bigende gute, kuko niba utinyutse gusebya umugabo imbere yawe mwasezanye mukambikana impeta, warangiza ukajya kuyihamba mu musarani, ni nk'aho wihambye. yego nibagende bamufunge, ariko ntibirakuraho icyo yakoze. ari umwana wakibonye, ari umukuru wakibonye, ari umusaza, ari umukecuru, babibonye. ikindi nagira ngo nkubwire, bariya bamuteye kamera nabo bagombaga gukubitwa akanyama, kuko we yarangije, buriya yari. Reka twongere tugushimire wowe udahwema kudukurikirana, abakunzi bacu mwese aho muhereye hirya no hino mu mpande enye zigize igihugu, yaba amajyaruguru, amajyepfo, iburasirazuba, uburengerazuba, kandi nawe uri mu mujyi wa Kigali tuguhaye ikaze. Twongere tugaruke rero ku bari hanze y'igihugu, turavuga abadiaspora. Weho aho uri hose pfa kuba wumva ikinyarwanda, tuguhaye ikaze kandi urisanga. Uyu munsi rero tukaba tuje turi kumwe n'umutumirwa w'umupapa ukuze rwose, muramubona imbere ya kamera, yambaye neza, araberewe. Nanjye mwumva inyuma ya kamera nkaba nitwa Eric nk'ibisanzwe. Imbere ya kamera ho rero turaza kumuha umwanya afate igihe gitoya abibwire, kugira ngo ibintu birusheho kugenda neza. Tuguhaye ikaze papa wacu. murakoze cyane. amazina ni Munyaneza Nowa, ndi umupasiteri, mfite umugore n'abana, Imana ibahe umugisha. Umugisha tuwusangire. Nowa rero uyu munsi nkaba nagira ngo tuganire ku kintu kigira kiti, hano hanze kuri iyi mihanda turi kuhabona inkuru ziri gucicikana, zivuga ku mukobwa w'umusitari wamenyerewe ku mihanda ku izina rya Jackie. Uyu mukobwa rero mu gihe cyashije akaba yarakoze ibyo twakwita ko nk'amahano cyangwa se inkozi z'ibibi. Sinzi nimba kera mu gihe cyanyu byarigeze byabaho ko umuntu ashobora gufata impeta akaba yajya kuyijugunya muri tuwarete avuga ngo ashyinguye impeta. Mu ibyo bintu mu myaka ufite hari ahandi waba warigeze ubibona Nowa? urakoze cyane. ndagira ngo nkubwire, ntabwo mutagira buzi. na kera byariho, ariko ntabwo byari bigeze gutya, ku buryo umuntu yafataga impeta akajya kuyishyingura muri tuwarete. none si byo nkubwira, iyo umuntu yataga urugo avuye mu rundi rugo agasa, burya ntabwo aba yabaga amweretse ko ntacyo amumariye. uyu impamvu we icyo batandukaniyeho ni uko we yagiye kuyita muri wese, ariko undi nawe yasigaga urugo akajya mu rundi rugo. Twagiye twumva nyuma yo gushyingura n'impeta hari andi magambo menshi yagendaga avuga yongeraho ashinza uwari umugabo we cyangwa se uwo bari bamaze iminsi barushinganye, avuga yuko no mu buriri ngo nta cyagendaga, ngo rwose ngo yiyambaga akisanga, ngo nta kintu na kimwe yamumariraga. ibyo ndagira ngo nkubwire, none se ubundi bagiye kubana batarabona ko wumva yari umusitari muri sitari. Bajya batubwira yuko buriya ngo nubwo aba ari abasitari, ariko wasanga uko tuba tubakeka atari ko bari, wasanga wenda batari bakabonanye, ntawe ubizi. iririra birangwa simbaza. arega gukizwa neza bihesha umugisha, kandi gukizwa nabi bitera umwaku. ubundi iyo uri kuva mu murimo w'Imana cyangwa ukava mu buntu bw'Imana ukajya mu isi ugira ngo nimbi, yagize ikumize, buriya nawe yamumize. None muzehe Nowa, hanze ahangaha hari igihe nka bano basitari tumenyereye, hari igihe umuntu akora, ubu ni abasitari, ko umusitari akagombye gukora ibintu bizahesha igihugu akamaro, agakora ibizahesha abagenzi b'akamaro,
agakora ibizahesha urubyiruko abazamukomokaho, mbwira icyiza yakoze gihari. ariko nabo biri kubahesha views bigatuma babona amafaranga. Nibyo byiza kandi bibaha amafaranga. ariko ngiye kukubaza, niba siko yarakubyaye ngo uzagire umumaro mu gihe gisa n'ibi, warangiza ukarangiza ubuze umumaro mu gihe gisa n'ibi, ikizuba wakoze ni ikihe? Ikizuba wakoze si ubwo ni nk'ikihe nyine ubwo? Nyine kiri he? Nyine yiyamamaje baramwamamaza, hari ikindi? None muzehe Nowa, kugeza iyi saha twamajije kubona inkuru ivuga yuko uyu mwana w'umukobwa ashobora kuba ari mu maboko ataraye. Ntabwo ari umwana w'umukobwa, vuga umwana, vuga umugore. umugore ni uwabyaye, ntago yari yabyara. Bizi zavuyemo ukoze. Wowe wajya gutime utazi icyo ukora icyo ari cyo. Ariko sha, none muzehe, nk'umuntu nkawe ukoze w'inararibonye, urebye ibyo uyu mwana w'umukobwa ari gukora, urabona bitwerekeza ahagana hehe, cyangwa se iyi si yacu iri kugana hehe? Urakoze, ahubwo mumwigireho, mwirinde gukora nk'ibyo akora, mugarukiraho. Buriya uriya ni umubura Imana irimo kubaha. Uriya ni umutegura Imana iri kubereka yuko icyo umuntu akora ari cyo azahembwa, kandi icyo umuntu abiba ni nacyo azasarura. Dore nkubwire nshuti yanjye, kora ibyiza ugifite uburyo, naho babihindura bibi bizagaruka biguhesha umugisha. Yesu abyeze, ariko gukora ibibi ugira ngo ugaragare, urangiza urimbutse. Kadushimire ribu, kadushimire. Umuntu wese wirengagiza ibi byanditswe byera, reba hano, wirengagiza iki gitabo, Imana nayo yaravuze ngo izamwirengagiza, ngo kandi ibyo akora byose bizamugira gute? Bizamucira urubanza bivuye muri iki gitabo. Mukirebe, abanyabwenge, abahinzi, abacuruzi, abaririmbyi, abahanuzi, ababwirizabutumwa, abapasiteri, iki gitabo ni urubanza imbere y'umuntu uwo ari we wese uhumeka umwuka w'abazima. Abantu bari guca imanza z'amakosa, ariko bakibagirwa imanza zo gukiranuka. Urumva ikibazo? Abantu bari guca imanza z'inyuguti, ariko bakibagirwa ko hari urubanza rwo gukiranuka. Niyo mpamvu rero bikomeye. Kandi mperutse kubwira abantu ko ku isi hariho imigabane ingahe? 2. Ariko benshi ntibabyumva, baravuga ngo ndabeshye. Hariho ubugingo n'iki? N'urupfu. Bivuga ngo ukora ibyiza azagororerwa ibyiza, ukora ibibi azagororerwa ibibi. Ngiyi imigabane dutuyemo. Ibyo bintu uvuze wabihuza gute n'ibi bintu biri kuvugwa kuri Jackie? Nabihuza se ubu ngubu ko mwavuze ngo aratwitse, nyine yatwitse. Ariko ibi bintu yakoze bimenyerewe. Mwavuze ngo ni umusitari se, noneho ni umusitari yabigaragaje. Nyine ibi bintu yakoze bimenyerewe ku basitari benshi na ba Diamond tujya kumva ba. Abasitari niyo mpamvu nakubwiye inshuti yanjye, umusitari nukora ikintu kizashyira abantu kikungura abandi. Hari isomo mperutse gutanga, sinzi niba ubyibuka, rivuga ngo niba ubuza abandi kubyara kandi wowe ubyara, ijuru ufite urajyamo n'iriya. Niba ubuza abantu gushaka kandi wowe washatse, ijuru ufite n'iriya. Impamvu abikubuza yabikoze nyine nuko aba yarabikoze akabona ikibi cyabyo, akaba atakwifuriza ibyo bibi yahuriyemo na. None icyo kibi kuki atabiretse ngo agume ukwari? Ashobora kuba atari yakabimenye ntawe yabonye. Ngibiriya rero ngo buri busitari mushaka, ahubwo mwabasore mwe, mwabakobwa mwe nimugarukiraho.
namwe mwabagabo mwe mwibwiraga ko muri kujya mujye gutwika cyangwa murabitwika bibatwika. Reka turebe mu cyanditswe hano, nubwo imvura irimo kugwa wenda mutagira ngo iri jambo iri ngiri rigizwe n'imigabane ibiri, gukiranuka cyangwa ukaba umunyabyaha, ari byo bise ubusitari. Ni sitariya, ntabwo ari ubusitari. Ariko sitariya ni abanyitutse kuko inka zirayirya. risomere Jack ahari yumve. Reka dusome iri jambo mwumve, ni mu Ezekiyeli, ni igice cyaho cya 25 n'umurongo wa 17 ngiye gusoma wonyine. Uvuze ngo iki ngo kandi nzabasohozaho guhora gukomeye, mbahanishe uburakari bukomeye, maze bamenye yuko ndi Uwiteka igihe nzabahoresha uburakari bwanjye. Ntabwo muvuga ngo Imana irarakara. Niba umuntu arakara agakora ibidakorwa, urabona Imana ari izihanganira abanyabyaha? Nzabahoresha uburakari bwanjye bukomeye kandi bugize gute? Bukaze. Njye Uwiteka niko mvuga, mbahoresha uburakari bwanjye. Ni muba abasitari simbabuja, ariko uba umusitari wese atari gukiranuka ndagira mbabwira ari kwicira iki? Urubanza. Muri banciriye urubanza, barabacira urubanza rimwe mu rwiciye. Wakiranutse ukareba ko ari ugucira urubanza. Amen. Rero Imana ibishimire kandi bagirire neza. Munyamakuru ndagira ngo nkubwire nyine, reba imbuto ziri gusarurwa mu abo basitari muvuga. Niba mushaka kugenda murabakurikira, ariko niba mushaka kugaruka mu murimo wo kujya mu bane n'Imana mu gukora neza, mudashatse kurisha icyo navuze nanjye nameraha nk'uruyuki mukababayugira, ni akazi kanyu, ngaho ni mukazanye. Ariko niba ushaka kuba umunyabwenge, ushaka gukomera, koresha amaboko yawe n'ubwenge bwawe. Ikindi urya icyo uhawe, wirinde icyo utahawe, nibwo uzaba uri umusitari mwiza. So nawe uragaragara nk'umuntu ukuze, ushobora kuba warabyaye ukaba ufite abana, kandi buriya abantu benshi nyine abantu babyaye bose ntago ariko bavuga ngo babyaye igitsina kimwe, bivuze yuko nawe wabyaye ibitsina byombi, ushaka ufite n'abakobwa. Ari abahungu ari abakobwa, nibagarukira Uwiteka bumva, kuko hari ikintu ngiye kukubwira. Ntago nge mfite gutera umwana mu ubugingo, mfite kumuca. Ariko hari n'ikindi ngira ngo mbabwire bene data, kwanga kw'abana bahanwa nicyo kiri guteza akakaga mu bana. Kwanga ko abana bahanwa. Uyu abaye ari nk'uwawe wamuhanisha iki? None se uriya wamuhana yararangije, ahubwo nibahera ku rugero, bafate barumuna babo batangire babacyara. Ase nkamwe b'abakozi b'Imana mujya mwemera ko hari igihe umuntu ananirana akarengera neza ku buryo utanamugarura? Ananirana yahamwe. Nkuko gutyo uvuze ngo ndamuhana kandi yagiye. Waruzi iyo agiye wamuhanye agahura n'ibibazo nka biriya, ahita yumva vuba kuko abatangiye kumenya ibyo se yamuhoraga na nyina, n'ibyo imbere bamwerekaga heza hazaza. Abyo bya bindi bavuga ngo umuhanage. Umuhanajyayo, umuhanavayo. Uwo mugani wari ushatse kuvuga iki? Wari ushatse kuvuga ko kutumva k'umuntu bimutura kure cyangwa bimugusha kure. Ni iyihe nama wagira uyu musore wari waporopoje Jack? Ashobora kuba kuri we yaravugaga ati nitoraguriye intama mu gateme, yamugeza mu rugo ahubwo agasanga Jack yavuze neza ko wari we wamumenyekanishije mu basitari. Arega nabikurikiye.
niwe wamumenyekanishije ariko nubwo ari we wamumenyekanishije none se ubu uyu muhungu we naramwituye none se wagira ngo bigende gute uyu muhungu we nawe aho arimo aragenda avuga yuko nubwo barimo bamusebya yuko ngo mu gikorwa cyo mu buriri nta kintu yari amaze ariko nawe arimo aravuga yuko rwose mu byo yabonye kuri Jackie yabonye ngo arwaye n'umutezi. none se ngiye kukubaza mwene da wibwiye ngo ni buriya bari babonanye ariko buri wese ku mpande ze akurikije amakuru ari gutanga ubundi hari ibyo bita kwikura mu isoni ukavuga ibitariho kugira ngo ukunde nawe werekane ko wavuze ko hari uruhande ubogamiye ko hari uruhande urimo ariko ndagira ngo mbwiye nuko mu ruswa ujya ukoma n'ingasire. ijambo ry'Imana ritubwira neza ko umugabo aba uw'umugore umwe n'umugore akaba uw'umugabo umwe ibyo by'ubusitari bivayo ni viziyo ariko tugeze iyo viziyo rero nimureke iba vizure nyine none ni viziyo tugezemo nimukomeze nyine viziyo n'abubaha Imana bakomeze bubahe Imana ariko icyo nzi nakubwira ni kimwe umuntu wubashye Imana agera kure kandi nta nawe itamugeza nta nawe itamukura ariko umuntu wihaye kugira ngo bamumenye kubw'inda nini yamunaniye nyine izajya igezayo umuntu. so RIB yumvikanye ivuga ku banyamakuru nanone bajya gufata inkuru nka ziriya ivuga ko aho yari arimo atanga ikiganiro barebye mikoro zari zimuri imbere bigaragaza ko byari ibinyamakuru byinshi mikoro zageraga kuri 10 ngira ngo ni 5 sinzi urumva ibinyamakuru 15 byose bifatira inkuru imwe bikayirekurira rimwe aba ari ukugira ngo igere ku bantu benshi kandi cyarimwe ubundi biraba byita kwica abantu mu mutwe n'uwari ufite akenge agira ngo uriya yamenyekanye ubundi njye nta nubwo nakwirirwa mvuga ngo ikibazo kuba bajyanye Jacques bagasigana bariya nicyo kibazo. ese pastor ushatse kuvuga ko nabari abanyamakuru bari kuba bagiye kubafunga se none se si bo batangaje iriya nkuru ariko bo babahamagaye ngo bajye gufata inkuru bahamagarwa nande uriya ni umuntu wahamagara abantu nese hari umunyamakuru wijyana kuri te cyangwa arahamagarwa akajya gufata inkuru aho biri ngombwa none se iriya ni inkuru waguha iriya nkuru wayikora Jeriya ntago nayikora sinyankora inkuru none niba utayikora none kuki abandi bagiye kwanza baravuga ngo barize barimo barangije za kaminuza bazi ubwenge buriya n'ubwenge n'ubwenge twa niko aba harimo n'abarangije za kaminuza none se ubwo urumva bararangije bize ubujiji ntago bize ubwenge ariko Jackie ni views ngaho ni views atanze views yubaka abandi kandi iyi saha tuvugana ari mu maboko y'inzego z'umutekano ariko abo bafashe inkuru bose ndongera ngo usubiriremo n'abagiye kuyifata nabo bakagombye guhana cyangwa bakajya mu ngando ntago byoroshye kuko icyambere niba banze kwemera ndagira ngo nkubwire umuntu niba ufite uburenganzira bwo guhitamo yakwanga umugambi ahisemo akaba ari wo ugira ute narababwiye ngo ikintu cyitwa kweza icyaha kw'abantu nicyo kigiye gutuma bakorwa n'isoni cyane kandi ngira ngo baba babikoze bazi ko ari bibi iyo babimenya ntago bakabikoze sinzi ukuntu reka nkubwire umuntu w'Imana impamvu uzabona avuga ukuri bakaguhindura ikinyoma icyambere baravuga ngo ibyo avuga nta bwenge agira ngo yiyandagaje yiyambitse ubusa ari ukwihana icyaha ukakireka no kuba mu byaha ukarangiza ari byo upfiriyemo ikinezeza ni ikihe ngiye ku bwanjye numva aho kugira ngo mbeho imyaka myinshi ndi mu byaha cyangwa se nkosa
nabaho imyaka mikeya ariko urumva uri umugabo warize aho kugira ngo njye mbone viyuzi z'ibyaha byinshi nabona viyuzi ebyiri z'amahoro. ariko wa wundi wabonye views nyinshi nubwo ari iz'ibyaha byinshi ariko azakurusha kubaho neza. none se ubariho neza nyiri gukora ikiganiro ntariho neza ariko wakimufasha agishyira kuri channel ye. none se wakimufashe we agishyira kuri views urumva ari kurya ibyiza ari kurya ibibi. niyo mpamvu rero nkubwira ngo jya wisuzuma numara kwisuzuma kugira ngo utagirwaho n'iki urubanza. ari ryo jambo uyu musare banciriye urubanza uraca urubanza urinde umuntu niwe wicira urubanza. ariko iyo uri gucirwa urubanza rw'ibyo udakora nshuti yanjye nkubwira ikiza cyabyo Yesu ajya guhindishiza akababaro. So pastor urakoze rero cyane ku bw'ikiganiro cyiza tugiranye ariko kuri iyi saha nagira ngo wenda nkubaze ari nkawe nk'iyi saha ishyire mu kigwi cya RIB. uyu mukobwa ukurikije n'amahano yakoze wamuha ikihe gihano? njyeweho igihano namuha ni kimwe. kuko yarangije gupfa buriya. ntago buriya bahana ngo bigende gute. kuko niba utinyutse gusebya umugabo imbere yawe mwasezanye mukambikana impeta warangiza ukajya kuyihamba mu musarani ni nkaho wihambye. yego nibagende bamufunge ariko ntibirakuraho icyo yakoze. ari umwana wakibonye ari umukuru wakibonye ari umusaza ari umukecuru babibonye. ikindi nagira ngo nkubwire bari bamuteye kamera nabo bagombaga gukubitwa akanyama kuko we buriya yari yarangije gupfa ahubwo twita ngo ni abanyabwenge bize aribo bari gukora ibi ni nabo none se buriya ngo uravuga ngo ni viyuzi zipfuye kandi n'abamuteyeho kamera nabo bapfuye mu mutwe. njye ntabwo nafata biriya biganiro mperutse gukora kiriya kiganiro niba ubyibuka kuri shene ndavuga abantu banejejwe no gukora ibyaha ariko banze kunezezwa no kwihana Imana ije kubashyira ku musozi. n'ubu rero n'icyo Imana igiye gukorera mwene aba batubaha Imana. So dusoza agira icyo ubwira abadukurikiye ubundi ubabwire na channel yawe bagende bajye gukoraho subscribe ubundi usengera abadukurikiye dusoze. urakoze. channel ni Noah TV1 bivuga ngo nshuti yanjye njyewe aho wanjyana hose njya mbwira abantu kugira ngo mpakorere icyaha biri kure kandi buri kindi kisha abantu murakizi kwita ibyera by'Imana ngo ni ibyaha kandi abantu aribo bahindutse icyaha. reba ziriya kamera kuki batamubwiye ngo azisibe bazisibe. uzi imitwe y'abantu bagiye kwica. hariyo mpamvu uvuga ngo isi izamarwa n'abayituye ntabwo Imana izarimbura isi inshuti yanjye. rero Imana ibishimire ni wowe wo guhitamo rata nshuti yanjye cya mwene data aho uri hose waba umugabo waba umugore waba umusore waba umukobwa ukubaka ubuzima bufite intego cyangwa ukubaka ubuzima bupfuye ni wowe wo guhitamo muri ubu buzima turimo. rero Imana ibishimire kandi bagirire neza ndetse ndashimira n'Imana kubw'iyi yantumiye kugira ngo ntange w'ikiganiro. Imana ibagirire neza kandi baho umugisha. Amen. Amen. urakoze nawe kubw'ikiganiro cyiza duhaye dushimira n'umuntu wese twatangiranye tukaba tugeranye ku musozo. nongera nkwibutsa nimba udukurikiye ukaba utarakora subscribe reba aho hasi y'iyo video ukande aho handitse subscribe ukore no kunzogera ukore share ukande comment kugira ngo turusheho kwamamaza ubutumwa bwiza. turabashimiye kandi Imana ikomeze ibane namwe.